Ndabanza kwanza nsaba imbabazi abanyarwanda muri rusange. Yego. Msabe umuryango. Yego. Umuryango nyarwanda. Nivuga umuryango nyarwanda wumve FPR. Yego. Watanyi umuryango wacu. Umuntu mbere yuko asaba imbabazi. Hari igihe ubona ko ari mu nzira kuba ibintu ari gukora byose ubona ko ari guhinduka. Yego. Ukabona naza imbabazi akazajya kukugeraho ubona ko yaratangiye guhinduka. Ariko ntabwo umuntu udashaka guhinduka. Umugore y'amano namubonye ari mu bukwe. Ndangije ngajya nekereza ni disi no mugore ntago nibazi ko aba bantu bose bari kumwe bamubonye ari kurya bumbu cyangwa atekereza ko babyibagiwe sinzi nyine ahantu nge nakura imbaraga nk'ibintu nka birabimbayeho zo kongera kwisanga mu bantu benshi bangana kuriya inyuma ya video imeze kuriya. Avuga se atekereza ko abantu babyibagiwe, avuga se niba babizi birabareba. Sinzi nyine ahantu akura imbaraga. Reka mbabwire mwa bantu, hari abantu bagira imbaraga bazi no kwiyakira kimwe n'ura mudamu wa yampana. Reba nk'abantu bose yari kumwe mu bukwe bwa Mike nawe yari ari kwenjoyinga nk'abandi. None se ewe vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katubaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati uyamano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ifungirana ry'umuntu. Ese reka ndebe. Wajya ufajya gufata video ukambwira. Ndabanza kwanza nsaba imbabazi abanyarwanda muri rusange. Yego. Msabe umuryango. Yego. Umuryango nyarwanda. Nivuga umuryango nyarwanda wumve FPR. Yego. Watanyi umuryango wacu. Umuntu mbere yuko asaba imbabazi. Umugore y'amano namubonye ari mu bukwe. Ndangije ngajya nekereza ni disi no mugore ntago nibazi ko aba bantu bose bari kumwe bamubonye ari kurya bumbu cyangwa atekereza ko babyibagiwe. Sinzi nyine ahantu nge nakura imbaraga nk'ibintu nka birabimbayeho. Ewe vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katubaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko sinicinga. Ese reka ndebe. Wajya ufajya gufata tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano,